abantu bameze nk'abahinduye abahanuzi abapfumu. Ngewe rero nicyo narahiye. Hari umuntu ajyaga mpamagara atari ko mbwire nta kintu Imana yakumbwiyeho. Rero reka mbabwire mwa bantu, ntabwo mbabwira ngo mwe kwizera ubuhanuzi buriho kuko n'abahanuzi bariho, ariko nabanjarajara nabanjarajazi bariho abantu batumvira umwuka w'Imana, bariho abantu bashaka ubuhanuzi, bariho abantu bashaka ibiryohereye mu matwi yabo. Wahandi ubwira umuntu ubuhanuzi bwa mbere ni iri jambo ry'Imana, n'uyu muzingo w'amagambo aryoha uburyo butagereranywa. Ariko mujye mumbabarira mwumve ibi bintu. Bibiliya y'uyisoma utarayisomewe uyisobanukirwa kurusha uwayisomewe, kuko uwayisomewe arakubwira. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ikomeze ishyirwe hejuru. Abatanzi ku mazina, nitwa Prophet Ezechiel Mfitumukiza. Nkunda Imana kandi nkakunda n'abayikunda bose. Ndi umusore, ndi ingaragu, kandi nkunda uburyo Imana idukunda nayo ubwayo. Ndi umukristo wubaha Imana, nkaba ndi na mwarimu, nyoboye umudugudu mu itorero Iyeberi Union des Églises Baptistes du Rwanda, ishami rya Kinigi. Ibi si byo nirata, ahubwo ndirata amaraso ya Kristo, kuko ariyo yadushoboje ibi byose. Imana itugirire neza cyane. Nabakunze cyane, kandi umugisha ukomeye kuruta ibindi ni umunezero ukomeye Yesu yatugeneye wo kuba muri we, wo gutungwa n'amagambo ye. Kandi ijambo ryarambwiye ngo ufite uwo mwana niwe ufite n'ubugingo, naho udafite uwo mwana n'ubugingo ntabwo afite. Imana itugirire neza cyane. Reka dusome ijambo mu buryo bugiye buhuriranye, ariko by'umwihariko ijambo nyamukuru ngira ngo tuganire kuri uyu munsi. Tugiye kuganira ku gitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe ubundi bisobanuye iki? Ibyahishuwe, kuko ibyiswe ibyahishuwe, ubundi se byahishuriwe nde? Harya buriya bitumariye iki? Hari ikintu biri kudufasha twe, cyangwa hari icyo bizadufasha? Imana itugirire neza cyane. Reka tuganire gakeya ku byahishuwe. Buriya ubuhanuzi ni bwiza, kuko ari ibitangaza Imana iba igiye gukora ku buzima bwacu, ikabitumenyesha bitaraba, bityo iryo jambo tukarigenderaho iminsi. Mu gihe cy'ingorane bikadukomeza, mu gihe cy'amakuba tugakomeza kwiringira, kandi n'igihe bisohoye bikadutera gushima. Ariko uyu mwanya ndagira tuganire ku mateka y'ibyahishuwe. Ubundi ibyahishuriwe Yohana ni iki? Ibyahishuwe mu by'ukuri abantu bashobora kuvuga ko ari ibibonetse, Abarundi bavuga ko ari ibinyegejwe byamaze kugaragara. Ariko mu by'ukuri ibyahishuwe ni iyerekwa risobanuye, ntago rihishwe, ntago rikiri mu bwiru, ntago rikiri mu ibanga, ahubwo ni ihishurirwa, ni iyerekwa risobanuye. Icyo nicyo gisobanuro cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe rero byahishuriwe nde? Byahishuriwe Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimosi. Yohana, umwanditsi w'igitabo cya nyuma cya Bibiliya, cyerekana igice k'ibikorwa cyangwa cy'ibintu byose Yesu yerekanye. Bigaragara hano
mu byahishuriwe Yohana igice kimwe ku murongo wa mbere havuga ngo ibyahishuwe na Yohana, ibyahishuwe na Yesu Kristo ari by'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo abonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'ababyumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Imana itugirire neza cyane. Yohana rero avuga ibyo yabonye igihe yari amaze gufatwa n'umwuka wera. Igihe yandikaga icyo gitabo yari ku kirwa cya Patmos mu burengerazuba bwa Aziya ntoya, ubu bahita muri Turikiya ya Aziya. Yari ameze nk'imfungwa bitewe n'uko yigishaga ubutumwa bwiza. Nabyo biboneka hara mu byahishuriwe Yohana igice kimwe ku murongo wa 9. Yaravuze ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo, bamora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Imana itugirire neza cyane. Mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma warenganyaga ishyirahamwe ry'Abakristo, uwo mwami yitwaga Demetri. Havuga ati Abakristo bose mugire gute, mubakubite mubafunge. Ni nayo mpamvu rero Yohana yafashwe arakubitwa, maze gukubitwa baragenda mufungira hari ako karwa ka Patimosi. Nuko rero mu mayerekwa yeretse yavuze ngo yandikira amatorero 7 yo muri Aziya ntoya. Ayo matorero yari ay'abantu ubu bita ikiraro cya Turki Azmir. Niba Abakristo bararenganijwe nuko bari bazi umwami wabo gusa Yesu Kristo, muri icyo gihe cy'umubabaro n'umuvurungano, Yohana yandikiye ashaka gukomeza ukwizera no kwiringira byabo. Niyo mpamvu Yohana yagize gute, yanditse igitabo cye. Kigizwe n'igice kinini cyiyerekwa n'ibyahishuwe bisobanuye mu buryo bugereranya nga symbolisme, ku buryo Abakristo bamenyereye isezerano rya kera batagomba kubyumva mu buryo bubangukiye abandi, bikababera urujijo ayo rw'ayo mayerekwa. Yohana yanditse atandukanye. Yohana yanditse aratandukanye, ariko yose agahuriza hamwe intego imwe. Niyo dusomye hariya mu gice cya mbere ukageza ku murongo waho wa 8, havuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana,
uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo, hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'ababyumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Ubutumwa bw'amatorero 7 yo muri Aziya, ngewe Yohana ndabandikiye, mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejerejweho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo Se. Icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose, amen. Dore azazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose mu isi azamuborogera. Nanone amen. Ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Imana itugirire neza cyane. Hari abantu benshi bakunda kumva imbaraga z'ubuhanuzi, bakagira ngo ni amagambo, cyangwa se ni igipindi, cyangwa se Imana ntishoboye, cyangwa se ntikora. Ariko umuririmbyi yuzuye umwuka yararirimbye ngo abatari bamumenya baheze mu cyubahiro, abantu batari bamumenya baheze mu bitekerezo byabo. Imana itugirire neza cyane. Rero niyo mpamvu bigaragara ko iki gitabo kigizwe n'igice kinini cy'iyerekwa cy'ibyahishuwe, ariko bisobanuye, ntago bigihishwe, ntago bikibitse, ntago tukibitegereje, ntago tuzabimenya, nta nubwo tuzabibona, ahubwo ni iyerekwa risobanuye. Imana itugirire neza cyane. Ngo ni ku buryo abakristo bamenyereye isezerano rya kera batagomba kubyumva mu buryo babangukiye, abandi bikababera urujijo. Ayo mayerekwa ni viziyo Yohana yanditse atandukanye, ariko yose agahuriza hehe hamwe n'intego imwe. Yohana atangira kwiyerekana kimwe nk'intumwa ya Yesu. Yanditse icyo gitabo igihe yari afungiwe ku kirwa cy'Ipatimosi mu myaka ya za 96 nyuma ya Kristo. Kuva kera abantu bibwiraga ko Imana yagihaye abigishwa ba Yesu kugira ngo bibakomeze mu mibabaro yabo no mu kumenyesha gutsinda kwa Kristo muri iki gihe. Imana itugirire neza cyane. Mu by'ukuri iki gitabo cyanditswe ukurikije iyi mibare harashize imyaka 1900, hafi na 50. Rero iki gitabo umwanditsi wacyo ni Yohana bwite, kandi iki gitabo impamvu cyanditswe yayigaragaje ko ari ukugira ngo akomeze kwizera no kwiringira kw'abakristo kugira ngo tudacogora.
Imana ishaka ko abantu bose bagisoma igitabo cy'ibyahishuwe, kandi yanasezeranije imigisha ku bantu bagisoma. Buriya iyo usomye hariya ku murongo wa mbere, mu gice cya mbere ku murongo waho wa gatatu haravuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Imana itugirire neza cyane. Igitabo cy'ibyahishuwe ntabwo kimeze nk'igitabo cya Daniyeli. Oya, hari ababitekereza ko bimeze kimwe kubera bikunda kuvuga ku bintu by'imperuka, bikavuga ku kwihana, bigasobanura inzovu, bigasobanura amahembe, bigasobanura imyuka indwi, amahembe andwi. Ntabwo kimeze nk'icya Daniyeli, ntihazagire umuntu ubyitiranya. Ridufungurira igitabo. Iyo dusomye hariya mu gice cya mbere 19 havuga ngo iki? Haravuga ngo nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho, hanyuma Imana itugirire neza, ntiwongere, ntugabanye, ntunashakishe. Nuko wandike ibyo ubonye. Uranyumva? Wandike ibyo ubonye. Numara kwandika ibyo ubonye, cumi n'icyenda ku murongo wa mbere ngo nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho. Ubu nonaha nyine wandike ibyo ubonye n'ibiriho, n'ibiri bukurikireho ntubisige, hanyuma Imana itugirire neza cyane. Ahangaha ni tebo, meseji irambuye yahabwaga. Niyo dusomye hariya mu gitabo cya Daniyeli, mu gitabo cya Daniyeli ibice 12 umurongo waho wa 4, Daniyeli umurongo waho wa 4, tugasoma umurongo waho wa 8, umurongo waho wa 4, uwa 8 n'uwa 9. Daniyeli 12:4 twahageze, reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Urabona muri iyi minsi abantu bameze nk'abahinduye abahanuzi abapfumu. Ngewe rero nicyo narahiye. Hari umuntu ajyaga mpamagara atariko mbwire, nta kintu Imana yakumbwiyeho, nta kintu Imana yakuntumyeho. Kandi mu by'ukuri byarashobokaga kuba hari n'ubutumwa bwe mfite, ariko kubera ko yabaga ashyize ubuhanuzi imbere, nanjye sinajyanaga ubuhanuzi, ahubwo namanzaga kumwigisha, nkamwereka ko ubuhanuzi bwa mbere ni iri jambo ry'Imana, n'uyu muzingo w'amagambo aryoha uburyo butagereranywa. Ariko mujye mumbabarira mwumve ibi bintu. Bibiliya y'uyisoma utarayisomewe uyisobanukirwa kurusha uwayisomewe, kuko uwayisomewe arakubwira ngo burya bari bambwiye gutya, ariko uwayisomye arakubwira ngo Daniyeli 12 ku murongo waho wa 4 havuga ngo iki? Ibyo havuga arabizi, kuko Bibiliya yarayifitiye, no gusoma arabizi. Kandi umutwe w'amagambo uravuga ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka 4. Nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara. Imana yavuze ngo iki? Abandi bajye barobanura mu mwuka. Tereka da, Ezechiel nta mwuka w'Imana umuriho. Ngewe naramugenzuye mbona nta mwuka w'Imana umuriho. Hariya buraho wakugenzura ukuriho.
washoboye kumenya ibya Ezechiel. Kandi Yesu yaravuze ngo muritonde, muririnde, ntugatokore agatokorwa kakandi gato kari mu jisho rya mwene se, ngo uretse umugogo. Umugogo ni ikintu kinini cyane guri mu jisho ryawe. Imana ibabarira abantu baca imanza, Imana ibabarire. Hano agiye gusoza yaravuze ngo benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Imana itugirire neza, itwuzuze umwuka wera, kuko imyuka nayo ni myinshi. Nuko umurongo wa 8 havuga ngo iki? Reka tuhasome. Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri byo ni ikihe? Arasubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe. Imana itugirire neza cyane. Rero reka mbabwire mwa bantu, ntabwo mbabwira ngo mwe kwizera ubuhanuzi. Ubuhanuzi buriho kuko n'abahanuzi bariho, ariko nabanjarajara nabanjarajazi bariho. Bariho abantu batumvira umwuka w'Imana, bariho abantu bashaka ubuhanuzi, bariho abantu bashaka ibiryohereye mu matwi yabo. Wahandi ubwira umuntu ngo ihanire, kada ngewe nta byaha mfite, runaka ubwo yambwiye nihane turashwana ntago turaba inshuti, agahera avuga ngo waravangiwe. Nge sinkusabye ibirayi byawe, sinkusabye no ku muceri wawe. Imana irantunze kandi ninanirwa kuntunga izareke nipfire. Niba bakoresha bisi bakoresha abakozi babo ukwezi kwashira akabahemba, Imana yampaye umurimo wayo, yaburite kumpemba ngewe. Kandi nawe nizagutuma kumpemba uzagire vuba vuba cyangwa uzatinde wirebere. Yes! Iri jambo dusomye hano muri 4 rirakomeye, ngo benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Imana iturengere. 7 n'umurongo wa 9 haravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya. Ni kenshi abantu bumva ijwi ry'Imana ariko ntibatahure, ntibasobanukirwe n'iki Imana ishaka kuvugana natwe. Ese kuki bibayeho? Kuki bivuze? Ngo nuko ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni iki? Imana itugirire neza. Yesu arangije aramubwira ngo nuko ngo aransubiza ngo igendere Daniyeli, ngo mwigendere kuko ayo magambo arahishwe kandi afatanishijwe n'ikimenyetso kugeza igihe. Hari abantu bakunda gucokombora, bashaka no kuzamenya uko Imana iryama cyangwa yirirwa. Kandi Bibiliya yarambwiye ngo Uwiteka we ntaryama kandi ntasinzira, kuko ngo aramutse asinziye ngo agahunikira gatoya twese twashira. Ndabinginze, ubwiru bw'Imana ni ikintu gikomeye, ni ikintu gihambaye cyane ndetse gifite imbaraga. Niyo usomye hara mu byahishuwe 22 ku murongo wa 10, ahubwo se ho havuga ngo iki? Mureke tuhasome twumve. Byahishuriwe Yohana murongo wa 22 ku murongo wa 10. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Yewe nanjye dore ngaya ndayamanitse pe, nimwihane. Abantu bari gukora ibyahangana nimwihane. Abantu muri gushaka amafaranga mumanze mwihane.
abantu mushaka amazu meza mumanze mwihane, abantu mushaka ubutunzi n'ibindi bibanezeza mumanze mwihane, kuko ibyo mwakabaye muheraho nibyo muri gusorezaho. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 6 ku murongo waho wa 33 haranditswe ngo ariko mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo nibwo ngo ibindi byose muzabyongererwa. Haleluya. None muvandimwe, aho gushaka ubwami bw'Imana uri kwishakira inyongera, aho kubanza gukiranuka uri kwishakira inyongera. Niyo mpamvu abantu barwara indwara zidakira, kubera iki? Pressure bitera ubwabo. Ijambo ryarambwiye ngo mu gihugu cy'abakiranutsi nta ndwara zizabayo, nta no kugumbaha kuriya abakobwa batwarinda nako bashaka ntibatwarinda ntibabyare. Mu gihugu cy'abakiranutsi ntago bibaho. Iyo usomye hara mu gutegeka kwa 2 ibice 28 haravuga ngo n'ibiganza by'umukiranutsi ngo icyo azakoraho cyose, haleluya, kizahita kigira umugisha. Niyo mpamvu abashumba bahawe imbaraga zo gukora ku barwayi bagakira. Niyo mpamvu abanyamasengesho bafite ubutwari n'ubushobozi bwo kwirukana indwara zikirukanga, bakirukana dayimoni akagenda. Haleluya. Yesu nawe mu gihe cy'imirimo y'ibitangaza nk'ibyo niho Yohana yamutumyeho ubwo yari afunzwe, atuma abigishwa be 2 arababwira mugende, ndabizi neza ko Yesu ari hano muri karitsiye, mugende mumumbarize, ese ni weho ni weho Yesu twahanuye cyangwa dutegereze undi? Yesu yarabasubije ngo mugende mumubwire ibyo mubonye, mumubwire n'ibyo mwumvishe. Icyambere, abarwayi barakira, impumyi zirahumuka, ababana n'ubumuga buri kwirukanga buri gukira pe. Yewe imirimo n'ibitangaza biri gukora, kandi mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Imana itugirire neza cyane. Ibyahishuwe birumvikana kuruta Daniyeli. Ijambo risa nkaho ridufungurira iki gitabo twamaze kurisoma hano muri 19 ku bice byaho, ku gice cyaho cya mbere havuga ngo nuko wandike ibyo ubonye, ibiriho n'ibiri bukurikireho, hanyuma Imana itugirire neza cyane. Umwanditsi, haleluya, wanditse ibyo yabonye, ibiriho n'ibizaza hanyuma. Nitwibuka ayo magambo uko ari 3, icyo gitabo kizatworohera kurushaho kugisobanukirwa no kurushaho kutagwa mu mitego ya Satani ya hato na hato. Imana kitugirire neza cyane. Gahunda y'igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyo Yohana yabonye, Yesu Kristo n'ibyahishuwe. Kabiri, ibiriho ni Yesu n'itorero, nibyo biriho ubu ngubu. Amatorero 7 Yohana yandikiye ari hariya Patimosi. Itorero rya mbere ni itorero rya Efeso, riboneka hara mu bice 2 ku murongo waho wa mbere ukageza 7. Urwandiko rwandikiwe Abefeso, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'igitereko cy'amatabaza 7
n'iby'izahabu aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi wamenyekanishijwe izina ryanjye, ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, uko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko cy'itabaza ryawe ahacyo. Nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'abaniyakorati. Icyo ngushimira nacyo kirahari, nuko wanga imirimo y'abanikorati. Iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ndifuza ko twarekerera ahangaha kw'iri torero rya mbere tuganiyeho ry'Abaefeso. Ndifuza ko mwaza kongera kuboneka ku mugoroba saa 9 z'ijoro, tukaganira kw'iri torero rya kabiri. Ni itorero ry'Isimuruna. Ariko tutarasenga, ndagira ngo dusobanukirwe ahangaha kimwe Imana yashinjije iri torero rya Efeso, bingana n'iki Imana iri kugushinja muri iyi minsi. Turebe n'icyo iyishimira, ari nacyo nawe iguhera umugisha mu gihe nk'iki. Bigaragara ku murongo waho wa 4 ngo ariko rero mfite icyo nkugaya. Byajuriwe Yohana ibice 2 ku murongo waho wa 4. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo. Mwumvishe icyo Imana iri kutugaya? Mwaretse urukundo. Bamwe muri mwe mwari muzi gufasha, ariko wapi, ubu ngubu mwararambitse. Abandi muri mwe mwari muzi kugira neza, ariko mwabivuyemo. Abandi muri mwe mwari muzi kuvuga ukuri, ariko uyu munsi ntago muzi kukuvuga. Mwabaye nka baraba Nikolai Timani bababarire n'ukuri. Ngo nuko ariko rero mfite icyo nkugaya, ndagifite. Icya mbere nuko waretse urukundo. Nukuri mwongere mu byutse urukundo muri twe. Kandi rwose urukundo rwarakonje pe. Urukundo rwarakonje, biragaragara. Biragaragara. Yes. Nanjye niyo mbibona, ndabibona ko bigaragara ko urukundo rwagabanyutse. Najyaga mbona nkabona nk'umuntu amaye akamesaje ati yewe ati Imana yampezagiye, dore ugure n'akayinite. Ni ikimenyetso cy'urukundo. Nkumva umuntu ambwiye ati yewe ndishimye ndi kumwe n'abaturanyi banjye bagize ibirori. Ni ikimenyetso cy'urukundo. Yewe Imana imbabarire ko nirebyeho, ariko nawe kubabarira urukundo rwose rwaragabanyutse. Kabiri, turi ku cyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. 5, nuko ibuka
aho wavuye ukagwa wihane. Ntabwo ari urukundo gusa, n'ibindi wakoze bitanezereye Imana. Ibuka aho wavuye, amakosa wagizemo, wihane. Imana itugirire neza cyane. Ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo. Nutihana umucyo wawe uzahinduka umwijima, nutihana inyenyeri yawe izazima, nutihana imigisha yawe izarimangana, nutihana uzahorana amarira mu cyimbo cyo guhorana amashimwe n'umunezero. Nuko mureke twumve rero icyo Imana iri kudushimira noneho. Ngo ariko rero ufite n'icyo nkushimira, nuko wanga imirimo y'abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Iyi mirimo murayizi y'abanikorayiti? Niba hari umuntu uyizi nazamura ikiganza. Urabigaragara ko ntawe. Iyi mirimo rero y'abanikorayiti, abanikorayiti ni abantu bari bazi ukuri ariko bakakwanga. Ni abantu bari bazi ibikenewe ntibabikore, ahubwo bakimakaza ibinyoma, barwanya abakristo, ndetse banafasha uriya mugabo witwa Domitiye kurenganya abakristu, intumwa n'abahanuzi n'amatorero yose yahamyaga ibya Kristo, yavugaga kwihana ndetse no kuburira abantu ko bakwiriye gutegura ejo habo hazaza. Imana itugirire neza cyane. Nuko rero ngo ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Mureke dusenge Imana. Mwuka w'Imana ari kutubwira kwihana, Mwuka w'Imana ari kutubwira gukiranuka, Mwuka w'Imana ari kutubwira kugira imbabazi no kugira urukundo nka rwa rundi rwa mbere. Wabyumvishije? Imana itugirire neza. Reka rero muri uyu mwanya mwiza dufatikanye dusenge. Ese ntabwo waba uri gufata inyongera warangiza ukazigira ibishakwa? Hari ibintu dukwiriye gushaka ku ngufu, hari n'ibintu tudakwiriye gushaka ahubwo ari inyongera. Kuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ariko mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Ndagira ngo dusenge Imana. Aho ni waba warafashe inyongera akaba arizo uri gushakisha mu cyimbo cyo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Niba wari uri kujya ukora ibintu biri difera, mbabarire, uzamura ikiganza dusenge. Yesu abasha kukugirira neza, Yesu abasha kukurengera. Arakicaye kuri ya ntebe arimo yinginga. Yesu arahamagara, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange kandi ndabaruhura. Haleluya! Yesu aracyarimo arahamagara. Yewe mwene data, yewe nshuti yanjye, nimuze munsange ndabaruhura, nimuze munsange ndabagirira neza, nimuze munsange ndabakiza, nimuze munsange ndabahembura, nimuze munsange, haleluya, ndabababarira. Imana itugirire neza cyane. Yewe umva urabazwa mwana w'umuntu, uri hehe?
uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo, umva imirindi y'Uwiteka aragushaka. Haleluya. Uwiteka aragushaka, garuka mu muhamagaro, garuka mu kuririmba, garuka muri rwa rukundo rwa mbere, garuka wigisha abandi kugira neza, garuka ukomeze umuhamagaro, garuka ukomeze kwizera, garuka. Yesu aguha umugisha weho wazamuye ikiganza. Reka dufatikanye dusenge. Ijambo ryarambwiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 26 ku murongo waho wa 3 ngo ari kugushikamishije umutima, uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Imana rero ibamera umugisha ko imitima yanyu muyishikamishije kuwiteka, kandi igisubizo nuko n'abazabarinda mube amahoro masa kuko tumwiringiye. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, iri jambo ni ijambo rikomeye, iri ni ijambo rifite imbaraga, iri ni ijambo ridasanzwe, iri ni ijambo rifite gukora. Ayi data we, tweze utubabarire n'ukuri, turi imbere zawe duciye bugufi, turisuzumye mu mitima yacu dusanga haleluya ibyo utugaya ari uko tutakiranutse, ibyo utugaya ari urukundo rukeya twagize, ibyo utugaya ari uko twihagararaho tukigira intungane kandi turi abanyabyaha. Mana we, ibyo utugaya ni byinshi. Leto de sese totaranke bone de se side god style. Nibyo ibyo utugaya mwami utubabarire. Ariko twanze n'inyigisho z'abanyekosolite, kuko bari abantu bari bazi amategeko ariko kuyicara abambere. Bari abantu bari bazi ubwiru bw'ubwami bwawe ariko ntibishimiraga ko hari abandi babumenya. Bahoraga barenganya intumwa n'abahanuzi, bahoraga bafunga intumwa bakubita ndetse bica urubozo abo wahamagaye. Mana we, turagushimye kubwira ijambo, twongeye gukomera mu mitima yacu, twongeye gukomeza urugendo, twongeye kunezererwa ukuboko kwawe, twongeye kugubwa neza nawe, twongeye twongeye kugushima kuri Jehova mwiza kandi mugari. Papa, ntaba ari twe ahubwo ushyirwe hejuru, kuko uri byose uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Imana ibampera umugisha kandi Imana ibahezagire mwese abazamuye ibiganza. Ndagira ngo dusenge. Birashoboka ko twasenganye ufite ikibazo cy'uburwayi, birashoboka ko twasenganye cyangwa se ukaba wadukurikiranye kuri ubu butumwa ariko ufite ingorane y'uburwayi. Ndakwinginze gera bugufi, umanike ikiganza cyawe, duhamagariye iyo mu ijuru, kandi ni Yesu ukiza abarwayi. Ninde numa mu murimo wanjye, Mana yanjye ntege kubu, numa mwami ubundi imbere yawe, Mana yanjye ntege kubu, numa mwami ubundi imbere zawe. Ngo umwami w'abazababaza ati, ninde natuma mu murimo wanjye. Haleluya. Muririmbyi yuzura umwuka aravuga ngo ntege kubu, mwami ntuma kuko ndi imbere zawe. Imana itugirire neza cyane. Reka dusenge Imana kubw'abarwayi. Nawe wizere Yesu aragukiza, nawe wizere Yesu arakugirira neza. Mana data wa twese, turasengeye abarwayi ngo ubohore mw'iyo ngoyi y'uburwayi. Turasengeye abananijwe n'imibiri, turasengeye abananijwe n'imitima, turasengeye abacitse intege. Zote de sela bide tribe,
vodanke bone de so santushe ko abide strabevo. Yesu haleluya, mu izina ryawe rikomeye waduhaye isezerano ko mu bikomeye nituguhamagara uzururuka ukadutabara. Reka ukize abarwayi, abari ku bisasiro mu mago yabo bahagurutse, abageze ku makliniki ubahagurutse, abageze ku madispensary ubahagurutse, abageze ku maposte de sante ubahagurutse, abari ku masantre de sante ubahagurutse, abari ku mahopitali ubahagurutse. Yesu we, abari mu mazu y'imibabaro bose ubahagurutse mwana, ubakiriza ubuntu. Tubisabye mwaya masaha y'isaa 9, masaha yo kubohorerwa nawe, masaha yo kugirirwa neza nawe. Peshi katika jina la Yesu, imbaraga zawe, mwuka wawe wera, neza yawe Yesu abari yituganza kandi wari tugaragaraho uhereye none n'ibihe byose Yesu. Amen, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibampera umugisha. Ubwo twari turi gusenga n'ukuri mwumva iyerekwa mbonye, n'ukuri mbonye iyerekwa. Mbonye hari abantu bari bafite indwara zibamazeho iminsi kandi zikomeye, mbona ziri kubasohokaho zigiye. Mbona umwuka wera batashyeho, mbona inkuru z'amashimwe zihagurutse muri bo. Iki gicaniro kiri kwaka, abatekereza ko cyazimye muzababwire ko kiri kwaka. Harimo igishyitsi cya kintu cyo mu muryango wa Dawidi, nicyo kivumbitse ahangaha. Abantu bafite imbeho nimuze mwote, kuko Yesu yatubereye icyitegererezo kizima kandi niwe mfura mu bazutse, akaba na bucura. Niwe mfura mu bazutse akaba na bucura. Imana itugirire neza rero. Abazamukurikira ni mu bihe bizaza aje gutwara itorero, si uyu munsi. Murakoze cyane, mbashimire uburyo twabanyemo kandi umwuka w'Imana abaganze abashyigikire muri byose. Reka mbifurize rero ibihe byiza no gukorwaho n'imbaraga z'Imana, buri wese mu ruhande rwe. Haleluya.